Ijyanyuma nijya gutanga umurage ku bandi kugira ngo ibyo watanguye babikomeze, kuko iyo usize nta umeze nka cyangwa se uruta nk'uko umeze uwo warafenze mu buzima. Irembo rya karindwi ijyanyuma, irembo ry'umurage. Iyo Yesu amara imyaka 3 yo gutegura biri akavanga ibyo yakoze mu myaka 3 nawe aragomba kubikomeza, aba yarafeirinze n'Imana. Ariko success ya Yesu si ukuducungura. Success ya Yesu nuko abantu bakomeye umurimo yatanga. Ni Alpha na Omega. Twese no mwistukira hagati aho ngaho turi umukino wo gukomeza ibyo abantu batanguye. Ariko iyo uvuye mu isi utarasa abantu bakomeza ijambo bafite, bakomeza umurage wabashyigiye, so bameze nk'aho ari kuri standard yawe cyangwa bakurenze. Uko ni bibi iyo waje umuntu adashoboye n'ibyo wakoze byose imanuka hasi, agomba kuza ni muri mureba cyangwa se ari hejuru yawe. Nuko bimeze. Elisa na Eliya bagiye gutandukana, nyene migabane ibiri, singereye gukora n'ibyo wakoze gusa, ndashaka kurenza. Yesu agarije nimukora nimunyizera muzakora ibyo wakoze, muzanarenza. Muri 12 atakaza umwe gusa asigara 11. Ndamubwira muri rugendo urimo ibyo Imana yakubitsemo imeje gashaka utagiye bitwara. Maze ngo yavuze ngo nzapfa the empty, nzapfa difite nta kintu usigaye, byose narabitanze. Ariko meje gashaka asa aho urimo kubiha bazabiha abandi. Nibyo Paulo arabwira Timoteyo ngo amagambo wayumvanye uzashika amagambo kwise kugira ngo nawe bazahibitse kwise, nawe bazagira kwise. Niyo sheme turi n'ubu buzima tubaye. Mubyeyi aravuka, ejo akakura, ejo akazabyara, abaragukuza akaraga. Iyo umwana yaraswe nashobora kubungabunga umurage yahawe awubyaza umusaruro, ejo nawe atakaza umurage nazasiga umurage. Iyo turimo turatanga umurage turimo turatanga imfunguzo zikomeye mu buzima bw'abadukomoka. Ibyo twamenye experience z'ubuzima amene twakoze turimo turabaha imfunguzo nyinshi cyane zizabafasha gukingura imiryango imwe n'imwe mu buzima bazagera bahura nayo. Nibatakaza igihe kirekire byo twamaze imyaka 10 dustragolinga bazahura nabyo, ko twabasigiye urufunguzo rwa experience yacu, bazafura yiboroheye bingire basigare bahwana tutabanye. Yesu abayezaga sene twaro data bizina Yesu muri amarembo yose nami nagukeneye, muri amarembo yose nami nakwifuza Yesu. Niba tugendane, niba tubane, bimuyobore nawe. Aya marembo ko ari imiryango usaba umwana w'abantu, ijambo abibisa mu buzima bwanjye reka ibyara umusaruro isa n'impinduka mu mibereho y'abana bawe. Buri muntu wese wumvise ijambo nkawe reka wonyakire imbere tuzahure yateraguye ku butaka bumwe ari ku butaka bwiza.